aha dutangiranye n'umugore utwite ari kwirukanka, birasa niyo haba umuntu uri kumwirukankaho inyuma, akomeje kwirukanka ari gutabaza cyane ati nihagira unabara, ni ukuri uyu muntu agiye kunyica, uyu mugore aratwite, inda ni nkuru, biragoye cyane ahangaha. Uyu mugabo nawe akomeje kumwirukankaho bisa nkaho bafitanye ikibazo, cyangwa wenda ari nk'umuntu wamutumye kumwirukankaho cyangwa ngo amwice. Umugore akomeje gutabara ati nihagira unabara, baranyishe, ni ukuri uyu mugabo ntabwo ari buze kumara amahoro, aranyishe, ni mu ntabare. Umugabo nawe akomeje kumwirukankaho. Birumvikana umuntu ufite moto n'umuntu uri kwirukanka n'amaguru uri bufate undi n'ufite moto, biragoye. Uyu mugabo namuwagira we ati ndakwica wa kigoryi we, urareba igihe mwahereye mudutesha umutwe, ndavuze ngo hagarara cyangwa nkwice. Uyu mugore ati nihagira unabara, uyu mugabo araza kunyica. Uyu mugabo biragoye, umugore abyariye mu nzira, umugore abyariye mu nzira, umugabo kandi we nta kibazo bimuteye. Umugore abyariye mu nzira, yanda yari nkuru cyane ku buryo cy'uyu mugore agiye kubyarira muri iyi nzira. Umugore ati ni mu ntabare, ni ukuri uyu mugabo araza kunyica pe, hagize unabara ko ibintu hano bigoye kandi bimeze nabi, ni mu ntabare, ndabigirane. Agiye kwihisha mu byatsi. Uyu mugore ati reka nihishe hano ndibe ko wenda nta muntu uri bumbone, ariko se koko ibi ni ibiki? Hagize unabara koko, hagize unabara, hagize unabara ko ngiye gupfa. Mwana wanjye humura, uraza kuvuka kandi uravuka neza, ni ukuri hangane, buri kimwe cyose kiragenda neza. Wa mugabo wari uri kumwirukankaho arahageze ati ugiye wa kigoryi we, niko Emilia ugiye he? Kari wowe nshaka, reka mpenge mze kuri moto ubundi nze nkwereke uko bigenda sha. Igihe umuntu yahereye akubwira, umugore ati Mana yo mu ijuru, ndakwinginze nabara basi wenda undindi rya none, uyu mugabo araza kunyica, ndi kubona nta n'imbaraga zo kuba yandika afite. Umugabo yegereho Emilia yari ati ngaho vayo se, nyiyereka nkwice, n'ubundi wapfuye uhagaze, nta n'isoni. Igihe mwahereye mutesha abantu umutwe, nyiyereka nkwice se, kandi nutananyiyereka n'ubundi ni hahandi ndakwica aho nkubonera aho ariho hose, kanze nkwereke sha. Ubundi wowe uyu munsi ntabwo uri burari, n'uwo mwana wawe, uwo mwana uri kuratisha wararuteze, ntabwo urara, nyiyereka nkwice, nicyo kintu cyonyine nje gukora. Umugore ati Mana ndakwinginze undindi rya none, undindi uyu mugabo ushaka kunyicana n'umwana wanjye. Undi nawe ati ndakwica. Bitunguranye Eric abonyeho Emilia aryamye, birasa nkaho noneho umunsi wa Emilia urangiye burundu. Eric ati rikanze nkwicisha, igihe wahereye kanze nkwice, noneho ndajya no kukwirega, rega ndakwirega rwose, ntugire ngo hari n'ikibazo kirimo, ndakwica nkwirege. Aramubonye, ariko birasa nkaho uyu mugabo ari nk'umugabo we. Uyu mugabo ni umugabo we. Bitunguranye cyane telefone nitobaye Emilia. Eric ati ariko saba ngabo bari kumamagarira iki? Niba mbabwiye ko ndi kuza nyine, nibareke kwirirwa bari kumamagara buri segonda, reka mbanze njye kwitaba uyu muntu ubundi ndagaruka mwica. Ati alo, ubukwe bugiye gutangira? Nanjye ndi mu nzira ndimo ndaza, reka ahubwo miti nshaka ukuntu nza vuba, hari utuntu nyirimo gutunganya. Emilia ati Mana urakoze cyane kuba ndinzi rya none, ukaba ndinzi uyu mugabo utagira umutima kandi umugabo utanankunda. Nagenda akorana ubukwe n'abandi nta kibazo, ariko ngewe ndeke njyenyine n'umwana wanjye. Ndabizi neza kuri Imana ishobora byose kandi Imana indinda. Mana urakoze kundinda pe, ngaho ndindana n'umwana wanjye kandi ibintu byose bigende neza. Akomeje gutabara ati nyamara nihagira unabara. Uyu ati Mana wambabariye kuko uyu mugabo akava ahangaha. Uyu ati oya, niba ari ubukwe ndaje. Ese ubukwe si ubwanjye? Ndaje nukuri nka nyuma y'iminota 5 ndaba mbagezeho kandi mu buryo bwihuse, kandi mubwire fiance wanjye aba nyiteguye, ubundi duhite dusezerana tujye muri honeymoon twishime ibintu bigende neza. Uyu ati ariko nubwo ngiye aho nzagufatira hose nzakwica, wa mugore ushaka kunyicira ubukwe ukanyica buri kintu cyose nari mfite muri ubu buzima hejuru yawe, ubundi ko icy'abagore mutumva. Ati henga nze nisubiriraho narinda, ariko n'ubundi abadahura sishaho kari ibintu abantu ko babahura
reka nsubire ariko igihe cyose nzakwica. Eric asuye afite umujinya mwinshi cyane. Emilia nawe akomeje gutabara ati ni ukuri nihagira untabara, niba hari umuntu uri hafi nantabare, kubera ko ndi kumva bigoye cyane, mana we mama ndakwinginze ntabara, ndi kubabara, ibintu bimeze nabi, ndi kumva ntazi n'ukuntu umeze, mana koko, mana ntabara. Ati habaye hari umuntu uri hafi yantabara, umwana wanjye agiye kuvuka kandi biragoye cyane pe kubona umwana nk'uyu nguyu avukira ahantu hameze gutya. Nawe byibaze, nta kenda afite, nta n'ikindi kintu cyonyine afite sibyo ko hari ahangaha wenyine. Ati ni mu ntabare. Nyuma y'akanya gato Emilia yahise abyara. Emilia ati mana urakoze ku mwana. Ati uyu mwana nzamwita umugisha kuko aturutse muri byinshi ntatekereza ko bizakunda. Noneho bitunguranye, reba ukuntu Emilia yabyaye umwana usa neza n'uwo wa mugabo uri kumwirukankaho. Ati mwana wanjye uri umugisha uvuye kure, ni we byishimo n'umunezero wanjye, nzagukunda igihe cyose nyiriho, nzakuba hafi, nzakora buri kimwe cyose. Atangiye kumubwira amagambo nk'ay'umubyeyi n'ubundi abwira umwana wuvutse, ariko bisa nk'aho umwana avukiye mu bibazo. Atangiye kumubwira ko nta kindi kintu cyiza ku isi afite nk'uwowe. Ku kanya duhise twerekeza mu mujyi. Uyu ni umujyi w'aka gace Emilia yari atuyemo. Muri uyu mujyi hakomeje kugaragara umukobwa uri mu modoka bisa nk'aho agiye gusezerana na wa mugabo uri kurukanka kuri Emilia. Ubwo turi kuvuga Eric. Uyu mukobwa bamwita Mia. Ati igihe cy'ubukwe cyanjye kiregereje, ubu ndishimye, ngiye kubona umugabo w'inzozi zanjye, mana siniteguye kuba rwose nabana nawe, ariko ndagukunda mana yo mu ijuru, uri umugabo w'inzozi zanjye, sinjye uri burote. None umunsi wo gusezerana nawe ugeze, tukabana turi nk'umugore n'umugabo, twishimye kandi dusa neza. Ndabizi neza ko nawe uzabikunda, tuzabana neza. Mu gihe Emilia wari kwirukanka, umwana yamushyize mu makoma. Abantu bazi amakoma abantu mutazi amakoma dore ngayo. Ari kwirukanka kuvuga ati nta muntu wamugutabazira, yewe ni mu ntabare kandi ibintu birakomeye cyane. Emilia akibona imodoka aho ngaho hafi, ahise afata ya modoka ashyiramo umwana. Ari kwirukanka avuga ati wenda nubwo ngewe nabura ubuzima bwiza, ariko uyu muntu ni umukire, ikamuhereza umwana wanjye, ubundi nyine nimara kumuha nta kibazo, umwana wanjye azabeho neza, kuko n'ubundi se w'uyu mwana hazambonera hose azanyica. Ariko uyu nguyu natwara umwana wanjye, wenda akaba ari umuntu ufite umutima mwiza, azamurira. Ari kugira ati mana mfasha rwose uyu muntu ataza kumbona mbanze nabara umwana wanjye. Buriya abantu bataza ababyeyi, umubyeyi ku mwana we cyo ari ikibazo gikomeye cyane. Yatanga igitambo cyari cyo cyose kugira ngo abone umwana, kandi yatanga igitambo cyari cyo cyose kugira ngo umwana we abeho neza. Burya ba bantu batabana rimwe na rimwe baba bafite ibibazo bimeze nk'ibyo Emilia yarimo kugeza amagingo angahe. Akomeje kugira ati mwana wanjye ndabizi uzabaho neza, ndagukunda urabizi, ni wowe byishimo umunezero wanjye igihe cyose, kandi ngufite nta kibazo na kimwe mfite, ngufite ibintu bizagenda neza. Emilia nuko nguko ashyize umwana mu modoka ati ngaho rero uzahirwe, kandi ndahamya nashidikanya ko tuzongera tugahura. Usibye gusubira hasi maze agasiga umwana wo mu modoka, ni ukuvuga ko n'umuntu usibye gusubira hasi muzi biri gusobanura neza ko Emilia ubuzima butangiye kumugora mu buryo buri wese atabasha gutekereza. Emilia ati reka ngende, wenda hari igihe biri bugende neza. Aha ni mu mujyi, kandi nanone ni ukuvuga ko rwa rugendo uyu mugore Mia yari ari gukora rugeze kure. Mia ageze ahari busezeranire, avuye mu modoka, birasa nkaho nawe yari yiteguye gusezerana, kandi gusezerana mu buryo bwa vuba. Ati ndasa neza, ibintu byose bimeze neza, ubu noneho ngiye kuba umugore w'umugabo, umugabo wankunze kandi utisha abandi bagabo bose, umugabo wanyeretse urukundo mu gihe abandi bagabo bose bari bari kunererana. Uwo niwe mugabo tugiye kubana uyu munsi, mana yanjye ndasa neza, reba ikanzu nambaye. Akiri aho ngo yumva uruhinja ruri kurira. Ati kandi si uruhinja ruvuye he? Ati uyu mwana avuye he? Mia ati uwo mwana se reka ndebe. Mia niko kujya inyuma mu modoka, ahita abona mu modoka harimo wa mwana we. Ati mana yanjye uyu mwana se kandi yagezemo hano gute? Ati si uyu mwana kandi byagenze gute kugira yisange mu modoka? Nk'umukobwa wese ufite umutima yahise ajya inyuma mu modoka, afungura imodoka kugira ngo abone uko akuramo wa mwana. Yaragize ati
mana koko nk'umuntu washyizemo uyu mwana hano koko ninde, umwana utambaye, umwana umeze gutya kandi umwana mwiza we, ati umuntu washyizemo uyu mwana ninde. Miya yahise afata wa mwana, Miya yahise afata wa mwana maze aravuga ati mbega akana keza, ese ubu ninde wataye umwana koko, ninde mubyeyi wagerageje kwihekura umwana n'uburyo ki kubona abana muri iki kinyejana bigoye, uyu mubyeyi ninde, ese ko ibintu bikomeje kugorana. Ati ariko wa mwana we nkugize uwanjye kuva aka kanya, nzakurira neza, uri umugisha kuri ngewe kandi buri kimwe cyose uzakenera nzakiguha, wasanga ari wowe Imana izamiramo umugisha. Ariko nanone ndacyakomeje kwibaza ninde wakoze ibi bintu. Nari nzi ko ibintu byo kujugunya abana ari ibintu wenda hari bitazongera kuba vuba, ariko nanone noneho kujugunya umwana mu buryo bumeze gutya birasa nk'aho ari ibintu bigoranye cyane pe. Ariko se ubundi ubwo byagenze gute? Dore umwe mu bari bashiki b'umugabo ati ye burya waratubeshyaga ufite umwana, mbega umugore. Ati ubu ngubu ashaka kubeshya ubungubu washakaga kubesha musaza wanjye ko uri umugore kandi ufite umwana. Ariko abantu kuki mutagira impuhwe we, kuki abantu mudatekereza ku bintu mugiye gukora. Undi nawe ati uyu ni umwana ntoraguye, ariko undi ati ndamutoraguye ntago, undi ati oya rekeraho rwose uramutoraguye se, ni wowe uzi gutoragura abana gusa. Miya ati uyu ni umwana ntoraguye ntago ari umwana wanjye, kandi niba wumva ko musaza wawe kuba yabana nanjye ari uko naba ntatoragura umwana, genda ugubana na musaza wawe nyine. Hari ikibazo se? Njye nta kibazo na kimwe mfite rwose, mwana wa nzagukunda, uri umugisha kuri ngewe, ni wowe Imana inyujemo kugira ngo umugisha wanjye ujye ukomeza kuba umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Abakuvuga abifuza ko dusubirana inyuma ntabwo bizigera bikunda. Njye nzagukunda n'ubuzima bwanjye bwose, uri ibyishimo byanjye kandi niteguye kuguha buri kimwe cyose. Nahuriye ibyo ari kwivugisha rwose pe, ibyo ni ibimureba, njye ntabwo bindeba. Niba yumva ko kuba nagutoragura ari ikibazo, ese ubundi bwo waba wangera byaba bimutwaye iki? Ko abantu babazwa n'ibitabareba. Uzi kubona ngo ababazwe nuko natoraguye umwana we, mu gihe ubwaga bashimishwa nuko natoraguye umwana. Ati reka nkwijyanire rata twigendere, n'ubundi ni hahandi, n'ubundi ubuzima buragoye. Aha ni mu kandi gace k'uyu mujyi Emilia ndetse na Miya, tutibagiwe na Eric umugabo wa Emilia batuyemo. Miya arikomeje kugenda mu modoka ari kuvuga ati wenda hari nubwo nagutoraguye, reka ndebe ko nakubonera mama wawe. Ni nk'uko ari kuraranganya amaso hirya no hino hanze y'imodoka ati reka ndebe ko nabona mama wawe. Akiri kureba niko kubona umugore uri kurira. Emilia ari kurira kandi ibintu bimeze nabi pe, biragaragara nk'aho afite ikibazo. Kandi tubyibuka neza Emilia niwe mama w'aka kana. Miya ati ariko usura si we mama wa kano kanara, ariko wahagarika imodoka nkamubaza nkareba niba koko ari mama we. Ati mwana wa humura, uzabaho neza kandi ibintu byose bizagenda neza. Ati reka mbanze numva ikibazo uriya mugore uri hanze afite, wenda wasanga yarafite ikibazo gikomeye cyane, ari nawe mama wawe. Miya niko guhita afata umwana ati reka nsohoke noneho ndebe. Uyu nawe akomeje kurira ati mana ibintu nakoze ntago ari ibyo, ariko nta bundi buryo nagombaga kubigenzamo. Miya asohotse mu modoka ati yewe uyu muntu uri kurira gutya, yego nenda ntabwo nari mfite ubukwe, ariko reka mbanze mubaze ikibazo afite. Miya ati uraho neza mada? Ati Emilia ati muraho. Ati ko muri kundeba hano se kandi bigenze bite? Miya ati none se wabaye iki? Uyu mwana n'uwawe niwe wamutaye? Ati yambwiye. Undi ati oya ntabwo uwo mwana ari uwanjye, ahubwo nanjye mfite ibibazo bikomeye by'ubuzima bwanjye, byakugora ko byiyumvisha, ariko uwo mwana ntabwo ari uwanjye pe, ntabwo ari uwanjye. Miya ati ko ndi kubona uri kureba nk'aho uyu mwana ari uwawe. Abaye ari uwawe waba uri mubyeyi ki ushobora kuba yajugunya umwana kandi ubizi neza ko abana ubu ngubu babuze? Ati byaba bigoye cyane kuba ufite umwana maze ukamujugunya. Emilia ati oya ntabwo ari uwanjye, ni ukuri kandi byumve uwo mwana ntabwo ari uwanjye pe, uwo mwana ntabwo ari uwanjye. Abaye ari uwanjye se nabikoraho gutyo kumwihakana? Ese urabona ndi umuntu wakuramo umwana wanjye? Miya ati okay ndabona ushaka kwihakana uyu mwana kandi ndi kubona ko musa, ariko nta kibazo nubwo wamwihakana, uyu mwana nzamurera, ubundi kwe kimubyara inda mudashoboye kurera. Emilia ati ndakwinginze mbabarira, ntabwo uwo mwana ari uwanjye, ahubwo se nakubera umukozi w'uwo mwana, nkajya mwitaho, nkamukora buri kimwe cyose, nkamurinda, nyine byose nkabikora.
ntiyate nese urashaka kurera umwana kandi utari uwawe, atariko njye abantu b'iki gihe mujya munansiza, urashaka kurera umwana utari uwawe, ngaho nawe mbwira umwana utari uwawe witeguye kumurira ngo ahindure ubuzima bwawe? Ati biragoye cyane ko byiyumvisha, ariko rimwe na rimwe ndi kubona usa nk'umusazi. Ati ariko nta kibazo, reka tugende uzamurire, nanjye uwo mwana ko niteguye kumurira se kandi akaba buri kimwe cyose cyanjye, injira mu modoka rwose uzambere umukozi mwiza kandi ibintu bizagende neza. Dusubiye mu mujyi wundi wo muri aka gace ka Emilia ndetse na Mia na Eric batuyemo. Uyu mugore ngo ni Mia ageranye na Emilia mu rugo rwe, ati ngaho terura uwo mwana rwose uzamurire neza. Emilia ati yo ariko watoraguye akana keza n'ukuri. Mia ati ariko ndi kubona uyu mwana ari uwawe. Emilia ati yego nibyo uyu mwana ni uwanjye, ariko ubuzima nanyuzemo kugira ngo uyu mwana aboneke bwari bugoye cyane pe, byasabye ko nyine nako ni uwawe. Mia ati ariko ko ndi kumva ufite ibibazo byinshi, uyu mwana ubundi ni uwande, wagerageza ukambwira abaye ari n'uwawe, njye nta kibazo pe, nta kibazo na kimwe naba mfite, n'ubundi yaba ari umwana wawe, nta kintu na kimwe nshobora kuba nakora kugira ngo mbihindureho. Undi ati uyu mwana se byagenze gute? None se ubundi abaye ari uwawe, ubundi byaba byaragenze gute kugira ngo ushugunye umwana mwiza gutya mu gihe abandi bawuze urubyaro? Tugira amahitamo mabi, amahitamo akomeye cyane, ariko nanone ayo mahitamo yakabaye kimwe mu bintu byiza kandi bikomeye cyane twakagombye guhitamo. Byonyine guhitamo kwijishura umwana nabyo ni ikibazo. Ndati biragoye kubikubwira aka kanya, gusa inkuru yanjye ni inkuru ndende, ni inkuru ikomeye cyane kandi inkuru idasanzwe. Kubikubwira birasa nk'aho ari inkuru ikomeye cyane. Tega nta muntu wijishura umwana bishaka, rimwe na rimwe usanga n'abijishura abana baba bafite impamvu zikomeye cyane. Mia ati nabyo birumvikana. Emilia ati ni ukuri ugerageje kunyumva wakumva ko ibingibi ntabikoze, nta kosa na rimwe nakozemo pe, byakugora cyane kubyumva. Emilia nibwo yatangiye kumubwira ubuzima yanyuzemo bukomeye cyane we na wa mugabo. Burya wa mugabo Eric wari uri kwirukanka kuri Emilia ni umugabo wa Emilia kandi ni umugabo babanaga mu nzu. Eric ahangaha ngo yari ari kuri telefone, nibwo Emilia yatangiye kubwira inkuru Mia uburyo ki byatangiye byose. Eric ari gushima Imana ati Mana ushimwe, wenda ibi bintu nabyo birakunze kandi nyine ubu noneho tugiye kubona iterambere mu buryo budasanzwe. Ati nk'umuntu w'umugentro nyine ubuzima butangiye guhinduka. Nibwo Emilia yaje kwinjira mu nzu avuye mu cyumba. Ati hi baby. Undi ati hi, waramutse gute? Emilia ati ndaho meze neza kandi ndamwe ndashidikanya ko ibintu biri kugenda neza, I was just missing you. Nawe ati nanjye nari ngukumbuye cyane baby wanjye, ariko ndi kubona usa nkaho utameze neza, ufite ikihe kibazo shu? Undi ati nta kibazo na kimwe mfite. Eric yakomeje kureba Emilia mu maso ati ndi kubibona neza ko ufite ikibazo, ahubwo ufite ikihe kibazo? Emilia byasaga nk'ari akana yishe inyuma. Ati uwashaka kumenya ikibazo mfite? Ati ariba mvuye kwipima nsanga ndatwite, ni positive, ndatwite pe. Undi ati zana hano se turebe se, kandi ibintu byo gutwita bijemo ute kano kanya? Ariko uti we uzi ko utwite koko? Ati yewe we uratwite we, Imana ishimwe, tugiye kubona umwana mwiza, umwana tuzakunda kandi umwana udasanzwe pe. Undi ati sheri wishimiye se ko ntwite? Eric ati nabuzwa n'icyo kwishima mu gihe umugore tubana umunsi ku munsi agiye kumereza imfura. Ntabwo ndi kubasha gutekereza uburyo ki nzaba ameze umunsi umwana azaba ari mu biganza byacu turi kuvuga ati mbega umwana. Ati ni byiza pe, ntibishima nawe mugore wanjye kandi ndagukunda cyane, ntabwo ushobora kubitekereza. Ati uri umwe mu bagore nakunze mu buryo budasanzwe. Ati Mana we tugiye kuba ababyeyi we. Ati ndumva bigoye ariko ni ibintu bishoboka cyane, ariko nanone ndagira ngo nkubwire ko ubuzima turimo bugoye, nubwo bugoye ariko uyu mwana tuzamura kandi tumurere mu buryo bwiza, nta kibazo na kimwe kigomba kuzagira kandi umwe mu bana bagomba kuzakura neza mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Emilia ati none se ko numva utangiye kuntera ubwoba, biragenda gute kandi utangiye kuntera ubwoba? Uyu nguyu se kahise ajugunya ka kantu bari bamwese ko bari kwipimisha. Uyu nguyu atangiye kumuhiza amabwiriza. Eric ati nubwo utwise nyamara utwise mu bihe bigoye,
ni mu bihe buri mugore wese atatekerezamo gutwita, ariko nta kundi nyine uratwite kandi uwo mwana tugomba kuzamurira, gusa nanone hari umwana utagomba kumbyarira muri iyi nzu kuko umunsi uzaramuka umubyaye ntabwo bizakunda. Ariko nanone n'umwana wanjye ubyibuke, umwana wanjye kura neza kandi uzakure neza, nzagukunda nka papa wawe, nzaguha buri kimwe cyose umubyeyi ahereza umwana we. Ati Emilia ndagukunda cyane, uyu mwana ni umugisha. Emilia akimara gupima yaje gusanga atwite umukobwa, kandi Eric yari yamubwiye ko kubyara umukobwa ari ikintu kitari icyanyacyo. Akiri kureba aho ngaho yahise kubona neza ko ibipimo bamuhaye kwa muganga atwite umukobwa, mu gihe Eric yamubwiye ko hari umwana atagomba kubyara mu rugo rwe. Emilia ati nta kundi ariko ngomba kubimuhisha neza ko ngiye kubyara umukobwa. Mu gihe akiri kubitekereza Eric yahise yinjira. Ati hayi, nk'umuntu wo mu gentro nyine nawe uramubona. Eric ati ko mbona utameze neza byagenze gute? Undi ati meze neza rwose, wigira ikibazo, meze neza, nta kibazo na kimwe mfite. Ati kandi ibintu byose bimeze neza, n'akana mu nda kameze neza. Eric ati Emilia umeze neza? Ati Eric meze neza bebe, nta kibazo na kimwe mfite, suri kubona ko meze neza, ndi guseka, ibintu byose bimeze neza, nta n'ikibazo na kimwe mfite pe. Ati buri kimwe cyose kimeze neza mu buryo utabasha gutekereza. Eric ati okay, niba umeze neza noneho nta kibazo kandi nanjye nshimishijwe nuko umeze neza kandi ibintu byose biribuze kugenda neza. Ati mutunganyirize two kurya se, cyangwa wenda hari uvuye ku kazi utananiwe cyane ku buryo turi bubanze tukaganira ndi nyuma ukagira ibindi bintu dukora tu. Eric ati Emilia ati Eric ati oya nta kibazo, ngiyewe meze neza, ufite uburyo wabitunganya ariko biba bitanahari kandi nabwo nta kibazo na kimwe cyaba kirimo. Icy'ingenzi ni uko ngiyewe mpora meze neza rega, naho ibindi se wagize ngo hari ibirenze. Mpora meze neza, ubuzima bukagenda neza n'ibindi bintu nk'ibyo. Eric agiye kwicara, birasa nk'aho atangiye kureba. Ati reka nigire mu cyumba, ubwo uraza kunsanga niba ari n'ibyo watunganyije byo guteka uraza kubinsangishayo. Emilia ati mana koko ubu mwana nari ntwise, nari nangiye gukunda mukuremo kubera ko ari igitsina umugabo wanjye adashaka, ariko byange bikunde ngomba kubimuhisha ntazabimenye, ngomba gukora buri kimwe cyose uyu mugabo ntazigera amenya ko ntwite uyu mwana, ahubwo akazabimenya nabyaye, nkazamubwira ko wenda hari nanjye byantunguye kubibona gutya, nta kundi bigomba kugenda. Ako kanya duhise dusubira ku wundi munsi, n'umwe mu minsi idasanzwe nanone yabaye mu buzima bwa Emilia ndetse na Eric. Emilia nibwo yaraje kumenya neza ko yari gutegura ibintu by'umwana we azabyariramo, ni ukuvuga imyenda n'ibindi bintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Eric nawe ari kwiyambika neza, birasa nk'aho iyi myenda neza yambaye isa nk'imyenda yari bwambare icyagiye gitangiranye yambaye, bisa nk'aho iyi myenda ari yagiye kujyana mu bukwe. Ese burya Eric afite ubukwe? Eric ati rwose uri gutegura imyenda ze? Ati wa mugore w'umubeshyi, Emilia ati nkoze iki se kandi? Eric ati wamubeshyi we, ni gute umbeshyi igihe kingana gutya kuzabyara umuhungu kandi ugiye kuzabyara umukobwa? Ati hakuze ko rimwe na rimwe mujya mumfata nk'umuntu utari seriye we, umuntu utagira ubwenge. Ati ukambeshya gutya? Ati ariko reka nkwereke, reka turebeshe. Emilia ati wireba aho hantu ndakwinginze, wireba aho hantu. Eric aguye kuri rwa rupapuro rugaragaza umwana Emilia azabyara, birasa nkaho noneho intambara itangiye, ahise ibona neza ko ari umukobwa. Eric ati mbivuga ko mbanye n'umugore udashobotse, niko wagicucu we, ni gute umbeshya bigeze ahangaha? Ni gute wahangaye kumbeshya ubuzima bwanjye bwose ukamfata nk'ikigoryi, ikintu kidatekereza, ikintu kitagira ubwenge? Ariko kuki abagore ubundi mubayeho gutya? Ndibaza kuki mubayeho guta. Eric atangiye gukubita Emilia, uyu mugabo nta muwagira we, nta nubwo azi neza ko umugore watwite. Eric ati ahangaha sinzi kuri buze kuncika, sinzi ikintu uri buze kumbwira kuko ubu ndi kumva nakurakariye ku buryo utabasha gutekereza. Niyo mpamvu nyamukuru ishobora kuba iri gutuma uri kumbeshya bigeze ahangaha? Ese iyo mpamvu irahari? Iyo mpamvu se ni impamvu yumvikana?
Emily ati oya nyamara ntago ari ukukubeshya ahubwo nyine urebye Eric iti urebye se ureba iki kandi hariya ati mwagiye mugira umutima wa kimuntu kubahana no kuvugisha ukuri ndakwica uyu munsi kuki wambesha iki gihe cyose iyo umbwiza ukuri ubu kera tuba twarayikuyemo. Emily ati oya winyicana n'umwana wanjye basi uzanyice njyenyine ariko umwana oya. Undi nawe ati umwana oya umwana watewe nanda ndakwica wowe ahubwo atangiye kumukubita. Ahangaha niho twatangiriye filime Emily ava mu rugo yirukanka ndatwita ameze nabi maze umugabo akamwirukankaho. Dore nuko nguko byatangiye byose buryo bari babanye mu buryo bwiza ko akimara kumenya ko atwita umwana runaka yise afata ikote ajya gufata n'akamoto agenda amukurikiye byose. Emily yari ari kubibwira Mia nuko nguko ubuzima bwagenze nuko naje kwisanga ndi kubyara umwana nta n'ikintu ufite cyo kumuteruriramo. Urumva ntabwo byari byoroshye. Emily ati mana yo mu ijuru ko umugabo wawe ari inyamaswa. Emily ati nyine rimwe na rimwe tujya tubona amasura y'abantu tukajya ngo ni abantu beza kandi abo bantu ari abantu badashobotse. Niyo ati oh mana ihangane ni ukuri pe gusa ibi byose ugomba kubicamo kandi ugomba kubicamo neza ndi kumwe nawe ndagukunda. Emily ati nta kundi. Mia ati ni ukuri uyu mwana ni mwiza kandi ntabwo wari bwikuremo umwana wawe none byitwa kubana n'umugabo ubu se byari bwite nguki ahubwo uwo mugabo wawe nawe ashobora kuba yari afite ikibazo gikomeye cyane. Emily ati nabyo birashoboka kuko uko bigenda ko ariko kose ako kanya Mia yahise amwereka umugabo bagiye kubana neza umugabo ugiye kubana na Mia ni Eric wa Emilia. Mia ati nanjye naringiye mu bukwe rero uriya niwe mugabo tugiye kubana kandi n'umugabo mwiza unkunda azangirira kandi bizagenda neza. Emily ati niwe mugabo mugiye kubana ati niwe mugabo tugiye kubana ati uriya rero niwe mugabo wanjye. Emily yahise ahaguruka ati Mia yahise ahaguruka turiya niwe mugabo mugiye kubana ati reba n'ifoto pe uriya niwe mugabo wanjye tugiye kubana ubu ngubu natoraguye umwana ngiye kujya mu bukwe kandi bwari ubukwe bwiza ubu tugiye kubana akaramata kandi bigiye kugenda neza. Mia ati kuri kumureba nkaho umuzi. Emily ati uyu niwe papa w'umwana wanjye uyu ni mugabo ntereranye kugeza amagingo aya ngaya uyu niwe utumye nirirwa ndi ko kwirukansa imisozi. Mia ati oya ntabwo bishoboka pe ati oya nukuri wibeshya umugabo wanjye tugiye kubana. Emily ati niwe papa w'umwana wanjye ndi kumva utari kubyumva neza ariko ni papa w'umwana wanjye pe kuko ndamuzi uyu ni Eric ni papa w'umwana wanjye. Umugabo nakunze ubuzima bwanjye bwose ariko akaba yaranyituye kunyica akanyicana n'umwana wanjye. Mia atangiye kugira ubwoba ati uwo ni papa w'umwana wawe ngo yitwa nde? Eric mana koko nuse nkaba nangiye gusingiranwa n'umuntu ukora ibintu bimeze gutya ati ndumva kubyiyumvisha bitangiye kungura ariko ngomba kubyumva ngo ni papa wande w'umwana wawe ati ko bitangiye kugorana ariko nta kibazo reka wenda turebe ko ari papa w'umwana wawe. Ati nawe na papa w'umwana wawe birumvikana ntago wambeshya. Emily ati yego nibyo ni papa w'umwana wanjye. Mia ati oya we ntwarira umwana. Ako kanya Mia yahise ajya mu mujyi hano undi mujyi mu kace Eric ndetse na Mia batuyemo. Ahangaha dutangiye mu rusengero pasiteri yiteguye gusezeranya abantu. Undi ati ariko nyamara umugore wawe yatinze. Pasiteri ari kubwira Eric ko umugore we yatinze nk'uko neza Mia bivuze Eric niwe bagiye gusezerana. Ako kanya Mia yahise yinjira mu rusengero ateruye umwana. Eric akimubona ati ariko si nkawe dufitanye gahunda yo kubana utangiye kwinjira uteruye umwana ariko kuki abantu mutagira n'ubwoba. Mu mutima ati uyu mugore se kazanye umwana kandi abari baje kwitabira ubukwe ati noneho Mia yasaze kazanye umwana se kandi bimeze gute. Uyu ni wa wundi wabonye Mia ati ntabikubwiye ariko uyu mugore afite umwana nubwo abantu benshi tutabizi. Mia baciye harangije arabihori urabizi neza nawe ugiye gukora nk'ubukwe maze ukinjiramo ufite umwana ukuntu abantu batangira kuvuga amagambo yaba menshi kandi ibikorwa bikaba bikeya. Eric ati kuzanye umwana se kandi bigenze ute kuzanye umwana hano ubu umwana niwe tugiye gusezerana uwo mwana n'uwo utari warambwiye bimeze gute.
kutari kumbwira ati ariko kuki abagore mutumva ubu nawe kandi utangiye guteza ibibazo ahangaha. Miya ati ibibazo se bihe, uyu mwana se uri kubona nta hantu muzi. Eric ati naho pe, pasiteri atangiye no kumirwa. Miya ati uyu mwana nta hantu muzi, uri kuvugisha ukuri ko uyu mwana ari ubwa mbere umubonye, uri kuvugisha ukuri ko uyu mwana ari ubwa mbere umubonye. Eric ati ni ukuri ni ubwa mbere mubonye pe, ndakubeshya rigize, uri kugira ngo nkubeshye nunguke iki, ngiye nkubeshya urumva nakungukira iki kuko aho ngaho. Undi ati oya, ati oya rwose umwana ntago ari uwanjye. Ako kanya Emi yahise yinjirana n'abapolisi ati uracyakomeje kwihakana ko uyu mwana atari uwawe, atacyakomeje kugaragaza neza ko uyu mwana atari uwawe, uyu mugore se ni uwande. Eric ati mu izina rya Yesu, ati se we uziko muri seriye. Ako kanya yahise abona neza ko umwana we yabyaye, umugore we yabyaye, kandi uyu mwana ari uwe neza neza. Mu gihe yiteguye gukorana ubukwe n'undi muntu, ibintu bihinduye isura. Aho mu rusengero ati nyamara umuntu ni mugari, umuntu ni muremure nk'uko ibitabo bijya bibivuga. Uyu muntu koko wiyerekana ko ari umuntu mwiza, nyamara ari umuntu mubi bigeze ahangaha, ni muntu ubwoko ki? Eric ati ariko nakubwiye. Emi ati uracyahakana se kandi washatse no kumwicira mu ishyamba. Eric ati ngibyo ntabyo nakoze pe. Emi ati sawa rero, ubwo ntabyo wakoze nyine biri kugaragara. Hanyuma se nigute umugore wawe abyara mutari kumwe, mu gihe abandi bagabo umugore babo babyara bari kumwe bashimishijwe nuko abagore babo bagiye kubyara, naho wowe uri kunshuka ngo nze dusezerane no kwita ku mwana wabyaye byarakunaniye. Eric ati oya ariko nawe wibigira intambara kuri urwo rwego, uzi ko bigize ibintu birenze we. Undi ati noneho byoroshye, bigira ibintu byoroshye, ubwo se ni ibintu byoroshye ahangaha, ni cye kintu cyoroshye kiri ahangaha. Undi ati yego ntacyo ariko kirahari, niko guhita bamufata ngo bajye kumufunga. Eric bagiye kumufunga ku munsi ari gukorana ubukwe na Miya. Birasa nkaho Eric ababaye kandi ku buryo budasanzwe. Eric ati mumbabarire mundeke, abagore muri abadayimoni, abagore nta mutima mubi mugira, abagore nta mutima mwiza mugira, ariko kuki ubundi abagore mukunda gukora ibikorwa byose bigaragaza ubugome. Abari bari mu bukwe batangiye gutekereza uburyo Eric ari umwe mu bagabo biyerekanaga neza imbere y'abantu, nyamara imbere mu mutima wari umugome bigeze ahangaha. Miya nawe ati nibagufunge, uyu mwana wawe njye n'umugore wawe tuzamurera, ariko sinabana n'umugabo umeze nkawe pe, umugabo utazi guhereza agaciro ikiremwa muntu, umugabo kandi ukora ibishoboka byose kugira ngo ikiremwa muntu kibeho kibabaye mu buryo bugaragara buri umwe wese, umugabo ubaho mu buzima bumeze gutya. Undi ati ngaho noneho nawe fata umwana wawe, kandi nizere ko uyu mwana uzamukunda uzamurera, dore wari uri kubereye mu buzima uri kugutera ibibazo, wakubwiye ko azaguhiga kugeza apfuye, aragiye. Njye nawe tuzafatanya kurira wowe n'umwana, tuzamukunda, turekane na bano bagabo bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bakure ubuzima bwacu mu buzima, maze batwice, bakore buri kimwe cyose kugira ngo tubeho tutanishimye. Miya ati kandi wigira ikibazo, ndi hano ku bwawe, nzabana nawe igihe cyose, tuzaba turi kumwe, nta kintu na kimwe ushobora kuzabura mu gihe ndi kumwe nawe. Uyu mwana ni umugisha mu buzima bwacu, ni umugisha kuri njyewe, ni umugisha kuri wowe, ni n'umugisha ku bandi bantu bose bo ku isi, niyo mpamvu atagombaga gupfa. Emi ati urakoze cyane kandi wakoze kubana nanjye, ni ukuri uyu mwana nanjye namwise umugisha, kandi n'umwe mu bana nzakunda ubuzima bwanjye bwose. Naho iby'umugabo wanjye byo byihorere, uriya ni inyamaswa kandi nimwe mu nyamaswa zikomeye cyane. Burya abagabo rero mutinya abagore, abagore babarusha ubwenge. Umugore ntiyasizana nawe abizi neza ko wataye umwana. Ese wowe